Tshisekedi inzoka zagonze zimurenze urusaku ntako atagize ngo atwereka kenda k'imbere ke yambariragaho ko kacutse kandi rubotse neza hajya amabiye ati ndi umuswa ndi ikigoryi nubwo ni perezida wanyu wanyekongo ariko burya ndi umusivilian utazi aho bigana bityo wanyekongo mwantoye muri bigoryi okare nimwe mwantoye ibaze ko mwatuye perezida utagira amakuru na make ku gisirikare cy'igihugu ayoboye perezida babesha uko bashatse akemera perezida ungana rya kubera kurya pizza nyinshi akangari kose perezida wikunda guceza ndombora ya soro ariko kandi ubwo abanyekongo hano bararenganya ahubwo bibaye uko ibigoryi bikuru byabari Kabila na Mafoza udasize na nanga bamucezeho soko se nako kadusesengure. Umutwe w'inkuru uragira uti Tshisekedi yasabye imbabazi avuga ko yabeshwe agashaka gutera u Rwanda. Ubu ni Jean de Dieu Twizere wigiye ku itariki 7 Gicurasi 2026 isaa 3:45 mu Kadomo. Ndagira ngo cumurongo utukura kuri aya magambo atatu: irya mbere imbabazi, irya kabiri yarabeshwe, irya gatatu gutera. Su gutera imboga oya, su gutera indago kayikwamba azayibyare, ni ugutera u Rwanda rwera nkamata. Abakongomani n'abarundi muraho, abapereza banyu bamwe biki ubundi wari nti abatware banyu bari wacanga bamwe biki bundi ndaka baba byashokeye nyabuna ibukurura cyangwa irekura. Umva umuryango utwibutse mutanabyita ko wenda nashomye. Perezida Tshisekedi yemeje ko gahunda yo gutera u Rwanda itavuyeho. Umuryango ku itariki 31 Werurwe 2024 icyo gihe nibwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje ko umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda ngo utavuye ahubwo kwemera kujya mu biganiro ngo ari ugwamahirwe ya nyuma inzira ishobora kuzana amahoro hagati y'impande zombi u Rwanda na Congo. Umugambi wo gutera u Rwanda Charles Murasetsa afashi n'abafana be mukibaho gutera u Rwanda mukanavuga mu magambo se ayinya nifaci mugabo ushatse wakwita papa pizza inshuti ya papa mikeke bahuje gahunda n'umugambi wo kubiriza inkotanyi cyane Paul Kagame ngo mpaka mumenera inshishi mu mata ngo ntubyi uretse gatoya niba utamuzi reka tumukubarire kuzita indwara zananiranye nibo zananiye uyu wazikoro neza nk'ubufindo mvaka kantu indwara nka diabete hepatite urushwima ibyimba byo munda amibe na hypertension azigira amate kugasigara uri mu ryerye bimwe biteye ubwoba nk'amashitani amarozi inzozi mbiwe n'inyatsi dashira akoro mu kanya nk'ako guhumbya ugataha unyuzwe nkihe no gusiragira mu baganga ukundi niba uri umukobwa cyangwa umumama imihanga idakama no kuribwa munda ni ibintu toto kuri we uti niki bisaba ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka ese umugabo wawe nta kibasha gukora ibidudu neza wo mwashakanye haguca inyuma oya ngo inkoresho yawe nihagije inagutera isoni warikinishije waribwa ibyawe birahera ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo kuba biburaya Amerika Aziya cyangwa andi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera gutinyika ukundi ntuzagiye isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragiye isoni zo kuza kukwivangira mu buzima yewe nyaruka ku ifevuji maze wivuza ubundi dusigasira amagara nyabona tango ntubyibuka Tshisekedi yavuze ko nako yise abanyarwanda twese nyankaragata nkaye byo gutuka abanyarwanda bitamunyuze harenzaho ko hazaterura u Rwanda yibereye iwe akaruhukira Kigali uza kantu yarengeje hose niko kabi ngo kirenga wacu Paul Kagame azarara mu biro munsi nugera bitamunyuza arenzaho ko u Rwanda n'abanyarwanda twese ari igihugu kitabaho nawe nyumvire igihugu avuga n'u Rwanda rumaze imyaka iruta yabaye za w'i Nazareti u Rwanda rwa rurenge kazigabana nyankende u Rwanda rwasabizeze mututsi na nyampundu u Rwanda rwa kibogo kizabagora ingoma u Rwanda rwa gihanga cyahanze inka n'ingoma u Rwanda rwa kanyarwanda gahima u Rwanda ari rwo Rwanda igihugu cy'ubukombe igihugu cyonyine kitashinzwe n'abakoloni kuri umugabane wa Afrika ukivuga yewe igihugu cyavutse ejo bundi mu gihembwe cya mbere gihimbwe n'ababirigi nabo buduhinja kuri uru Rwanda pa ababirigi nabejo bunda kurwabwa bugire none Tshisekedi mwene Tshisekedi wundi wawubanutse nk'icunga akisanga muri politiki mwamutubariza ibyo abayanyweye ndabaza nti nibyo bakurura cyangwa nibyo basoma igitangaje n'ukuntu atari wenyine mikeke ntubyibukaze ukuntu aho inzoka zimugonga bo buri munsi hagasha avuga ubusa cha zero baluni walaya ati uko murebe Burundi twebwe inkotanyi nta nemwe zigeze dutsinda turazizi kandi cyane kandi rwose turitari guca mu Gesera na Kirundo tukivuna umwanzi Paul Kagame ntazara mu rugwiro nituza twambaye nikekesha ateregana kera kubw'abami b'u Rwanda twaruhaganye
ati muranabizi ko uretse impuhwe mba mfite abanyarwanda ubundi abasirikare banjye mu mwuka mbishatse nahita mboreza mu rugwiro bigiza amavubi ubundi bakadwinga Kagame bakamwumvisha bamwita generali Nevapa urugamba rwe rwo mu mwuka ngo ruba ruremereye cyane ni wamutsinda ku masengesho yitabaje Bikira Mariya wiwe ahubwo se wagiwe ko yagiye ni Congo kwa mugenzi we Faci hakara urubyiruko rw'u Rwanda ko bakeneye gukura ubutegetsi nakubutware bwabo ngo urubyiruko rw'u Rwanda mwaragowe nibyo cyangwa sha yireta ko mbona rubuki wa ubwo se tuvuge ko ba data baturuje kwere wa pepe baturusha se bakaba bararebye bazi UCI iza mu Rwanda bakabona nako bakumva Jim ubwonko inyaruka kumvutwa nka Vivuji igera mu Rwanda oya mureke gushakira ubwe mu kigunda y'ireta y'umwe ni wanene leta kirenga irarenze pa uti niyo mpamvu Tshisekedi kibonge yasanze baramushutse bati ngo yasanze ingabo ze zinywera itabi n'urumogi biryo ngo ntiyatinyuka gusha akora ngo aratera ingabo z'u Rwanda zihabya Islamic State ya Obama ariko uzi ko RDF habuze gato ngo Israel yitwitabaze muri Iran sha nako none Trump azibesha urebe ibyo tumukorera ngo Iran hazaze ipime ku nkotanyi se maze turebe ntukure rushinge umunwa hano nawugize inoge ngo tubisekemo gake ndavuga ibijya Tshisekedi yego ibya Tshisekedi ni comedy ni Jim ubwonko nawe yumva ndi empereur ku ijwi ry'urangwa ku Vivuji nti kubaho no kubaho nyine twatunyereka ku muvutko nka Vivuji urangara gato ugasigara itariki 31 Werurwe 2024 mu kigano perezida Tshisekedi Chirombo yagiranye n'ibinyamakuru birimo Le Monde yabajijwe niba gahunda yo gutera u Rwanda igihe arasubiza ko hagitegerejwe ko inzira z'ibiganiro zirangira muri make ngo inzira z'ibiganiro kuri we ntacyo zivuze yarategereje ko zirangira ubundi hakivuna u Rwanda Tshisekedi cyo geragiza ati yego ariko habanje kuba ibikorwa byinshi bya diplomasi atari kuvuga ko hari igitutu cyashizwe kuri leta ya demokarasi ya Congo ahubwo ari kugira ngo turebe ko haboneka amahoro ntabwo nahise minzira kubera ko mfite intege nke ahubwo nuko nari mfite ikizere ko hari icyo agezaho Tshisekedi ati nashatse gutanga amahirwe ya nyuma ku nzira y'amahoro mbere yo gukoresha intwaro mbese ati ni inzira yo gutanga amahirwe ya nyuma mbere yuko dusubiza abadushotora kuko ibikenewe byose turabifite 2023 ndatera Kigali ngira umuyonga just apfa kwa akantu gato gusa muwenda zikirimushi Kigali nkayindura nkayikura ku ikarita y'isi 2024 ndakomeje ntegereje ko ibiganiro birangira kuko nta maro na muke bifite 2026 ati banye Kongo bagenzi banjye mumbabarire ndi ikibwa rwose barambeshe nanjye ndemera oya kambivuge uko biri perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Congo kadukosore perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Chirombo umuhungu wa Tshisekedi yasabye imbaza abanyekongo avuga ko umugambi wo gutera u Rwanda yawagaritse nyuma yuko atahuye ko yari yarahawe amakuru atari yo ku gisirikare cy'igihugu cye mbaba none nk'ubu Kongo ntirembye wa ayimane ibihugu biragwira wa perezida baramuhorika akabyemera kanze uraje wumva icyo yire gusa ngo ni civilian yakwimenye se ubundi ntagakinisha umusirikare Paul Kagame ubundi muri East Africa kwe kuvuga abaperezida babiri bonyine muze Museveni na Paul Kagame mwenye uti neva nawe ni general ko nkuriraho umuperezida wikorera ingurwe ku rutugu bosha ari George Baneti umupereza wingi bifwera n'ibifukana umupereza uvuga ibiryo gusa umupereza waducanze twese hari no numvise atanga igitekerezo ko bamwe barinda buze wacu bakwiye kujya bitwaza sanitize imwe ikora neza mu gihe ari buhure na neva ngo ntawamenya ivyo ibifukana n'ibifwera byamwanduza mu ntoki ziwe ayiwe abanyarwanda bosha bagufashe ku gahanga ko bakamenera katugaruke ku ngingo dutya ahubwo Mukuboza 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri yavuze ko isasu ry'Ura F23 nirirwa mu mujyi wa Goma hazasa imitwe yombi inteko nshingamateka uburenganzira bwo kurasa mu Rwanda ico gihe nibwo yagize ati ntimugire ubwoba igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kibereye Goma Kagame ntazara mu nzu ye n'ababwiza ukuri hazajya akora mu ishamba akinisha abandi ntakine na Faci beto mon frère urufaransa genduzisha ahubwo yaragize ati Faci ubundi ni beto mbese je suis métallique yuko nzihura babwa Tshisekedi wakomerwaga amashi n'abaturage yakomeje agira ati isasu rya mbere ryabo nirirwa muri Congo igoma cyangwa cye kagafatwa nzahuriza hamwe abagize inteko nshingamateka mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda harya niba mubyibuka Goma imaze imyaka ingahe yarafashwe na AFC 23
Sasa mu kiganiro abanyamakuru cyabera Kinshasa ejo bundi ku itariki 3 Gicurasi 2026 umunyamakuru yabwiye Tshisekedi ko ari umuntu wenyine wa mbere ku isi ushyira imbere diplomasi, amubwira ko hageze ngo leta ya demokarasi ya Congo iba igihugu gikomeye mu gisirikare. Yamwibukije imvugo ya Vegesus Latus ivuga ko ushaka amahoro burya ategura intambara, amubwira ko abahanga bose mateka bashyira imbere ingufu za gisirikare ko yashize imbere iza diplomasi. Ntiyarekeye uyu mugabo yamuhaye urugero rwa Nicolas Machiavelli n'ibyavuzwe na Barack Obama ubwo yamubazaga impamvu ntacyo akora kugira ngo burasirazuba bwa leta demokarasi ya Congo bubone amahoro bwarimwe. Undi akamusubiza ko hazaza ha leta demokarasi ya Congo burya hari mu maboko y'abanyekongo ubwabo. Yakomeje amubaza ati Goma na Bukavu ubundi bizababorwa ryari? Ndabaza perezida wa Repubulika ya Congo. Maze rero uyu munyamakuru muzatoreze niba nta mamoko y'abafite mu ruhango rwo mu Rwanda. Urumva ukuntu afata inda Tshisekedi akayifomuza ikibazo gityaye hamuyombisha ati Goma izabohorwa ryari? Yarangiza ati ariko na Bukavu izabohorwa ryari? Tshisekedi bakimara kumwotsa mu ipanu y'ibibazo rero nta kundi yagomba gusubiza kuri IQ yiwe itari na nyinshi. Tshisekedi mu kumusubiza yavuze ko impamvu umunyamakuru amushinja kuba umudiplomate cyane yumvikana ati mugomba kubyumva ko umusivile nkanjye subiramo ako kandako ndumva naseka ari umucyo umusivile yani nkanjye udafite ubumenyi na buke ku bya gisirikare, ubumenyi na buke habe n'ukujyana kuri toilette koko burya ngo no kwitabara wapi ariko ingano ntiguhawa. Ati umusivile original utarigeze agira ubumenyi na buke mu buzima bwe. Icyambere mu gihe ibintu nkabiriya bibaye ni ikijyanye na diplomasi. Ati ariko kandi ngomba kubabwira ko ibyo ari nyuma y'isesengura rigamije kwibwiza ukuri. Yakomeje agira ati muribuka 2023 mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza by'amatora hari ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza navuze ku bijyanye n'ubushotoranyi buto ni haramuka habayeho ubushotoranyi n'ubwo bwaba ari buto bishoboka. Uyu munsi ndashaka gufata uyu mwanya kugira ngo nsembe bazi imbere abaturage ba Congo atari ko numva ko naho utajwe ahubwo kuko naho amakuru hatari ukuri ajyanye n'igisirikare cyacu mbaba. Aha rero niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya leta demokarasi ya Congo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda cyane nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko nk'uyu munsi abasirikare bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ariko agaragara ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatwa, izo ni ingaruka. Bivuze ko hari ukuri twe twarahishwe muri icyo gisirikare. Ntabwo twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo cyacitsemo ibice. Umuhungu wa Tshisekedi ati narabivuze mu mezi ashize ngaragaza uko nasanze igisirikare cyacu, tuvuga ko igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri, ibyo byari ukuri. Yavuze ko igisirikare cya leta nta muzankano cyari gifite, nta mbunda yewe nta n'amasasu yo kujyana ku rugamba cyagiraga. Ati hanyuma wakwishora mu rugamba muri ibyo bihe? Ati siko bitekereza. Ni gute warwana n'inkotanyi umeze utyo? Ni ngombwa kwibwiza ukuri hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Yavuze ko kuva intambara itangira igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati uyu munsi navuga ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi ariko hacyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba batsinda nde. Yakomeje agira ati hari ikindi kintu ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru amba burya se perezida banamuhisha amakuru ntuzabe civilian pa civilian. Tshisekedi ati ikigero cy'abacengezi n'abanzi bari mu gisirikare cyacu ayo makuru barayampishe pe. Ni ukuvuga ko abantu bari mu gisirikare cyacu batwishe mu bice nyuma y'amasezerano y'amahoro bikarangira basenga igisirikare cyacu bari imbere muri cyo. Ni ibintu bitaboneshwa amaso. Uyu munsi dufite amakuru nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe kigasenywa guhera imbere muri cyo kuko bari bafite ubugome karura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu cyacu. Uko ni ukuri. Nandi mahitamo twari dufite usibye kujya muri diplomasi, niyo ntwaro yacu ntiwabigiye impaka. Yavuze ko uyu munsi leta ya demokarasi ya Congo ifite inshuti ziri kwifasha kugarura amahoro hanyuma nazo zikabasha kungukira mu mutungo kamere wa leta ya demokarasi ya Congo. Urumva perezida uzubwenge abanyekongo twitoresha ati Trump tuzamuha amabuye ashaka ariko aza dufashe kugikemura mbye. Awe Trump burihe ko ari we Yesu twari dutegereje? Ubundi Trump mbona ari we Yesu wigarukiye? Oya, Yesu uteza intambara kuri Iran, Yesu ufata Maduro nk'igikapu na kugikarito, Yesu ufata papa agasiga ibyondo. Uwo Yesu yazimburagiye n'abareze. Ni wowe cyangwa dutegereze undi? Nuko nsoje. Imana y'u Rwanda n'abazibanyu bataziba murahorana murabeho. Until next time.